ariko uyu munsi nkuzaniye ubuhanuzi cyangwa nkuzaniye ijambo riri kukubwira ngo igihe umaze kukidendeza kirahagije mubyeyi, mugabe igihe umaze kukidendeza kirahagije, musore igihe umaze kukidendeza kirahagije, mukobwa we umaze igihe kinini ubengwa, ico nico kidendeza, igihe umaze kuri iki kidendezi cyitwa kubengwa kirahagije. Munsi ndikumva ntavuga ibintu byinshi, oya pe nta bintu byinshi ndababwira, nje kubwira abakunzi bawe nanga banje ngo umaze imyaka myinshi uri ku kidendezi. 2025 yagusize ku kidendezi, wicara mu mwaka wa 2026 ku itariki ya mbere ari ku bunani uri ku kidendezi, ebyiri uba ku kidendezi, eshatu uba ku kidendezi, ine uraguma uba ku kidendezi, itanu ntiwabona ukujugunyamo, ku nshuro ya gatandatu wabuze ukujugunya, ku nshuro ya karindwi ubura kujugunya, ku itariki ya 8 wabuze kujugunya. Haleluya, amen, haleluya, amen. ku nshuro ya 9 wabuze kujugunya, umugabo mwashakanye yananiwe kukujugunya, umugore mwashakanye yananiwe kukujugunya, abaririmbyi muririmbana bananiwe kukujugunya mu kidendezi. Yes, reka mbasuhuza abakunzi ba Concord TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali, ayo mahanga mu Kinyarwanda. Imana muri bane namwe kandi bahe umugisha. Reka mbashimiye mwakanze subscribe mukadushyigikira, twatuka umuryango mugari, nawe ugiye kubona iki kiganiro gambuka ikanda ngusabiye umugisha. Naye nabasezerije ko ntazajya mbicisha irungu, niyo mpamvu nanjye mba ndi kwisekera. Nukuri ikiganiro cy'uyu munsi kirasekeje. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana Claudine. Uyu munsi yambwiye ati sinzi, ndabona bidasanzwe, tumusanze mu rugo, ntabwo arwaye mutabona ryane gutya, umugengo arwaye. Reka dusuhuze narangiza atubwire uko byagenze, ko yafashe gahunda yo gukora ikiganiro bimeze gutya. Claudine Haleluya, haleluya, amen, amen, haleluya, amen, haleluya, amen. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, mahoro y'Imana nabane namwe. Amen. Bakunzi ba Concord TV show, duherukana 2025, twongeye guhura kuri 18 z'ukwezi kwa mbere 2026. Imana ibahe umugisha. Yego. Amen. Amen. Hanyuma abantu basenga mu basilamu ndabasuhuje, abagatolike ndabasuhuje, abadivandiste ndabasuhuje, ndetse n'abadeperi ndabasuhuje, n'abaporoso ndetse n'ayandi madini ntabashije kuvuga kubw'amashuri yanjye make, ndabasuhuje. Amahoro y'Imana nabane namwe kandi ndabakunda cyane. Amen. Reka dusengere ngo dutangire. Imana iri kumwe natwe. Mana data wa twese, uri Imana ishoboye byose, uri rurangiza rwa burundu, uri rubasha byose. Ndagushimiye Yesu, izina ryawe nirihimbazwe kandi izina ryawe niryamamare. Tugushimiye ko wabaye mu ruhande rwacu mu mwaka wa 2025, ukaduha kuwusoza twese turi bazima, tukaba twinjiye no mu kwezi kwa mbere kwa 2026, ukaturinda ku itariki ya mbere tugeze kuri 18 mu masaha y'igicyamunsi. Izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye aka kanya keza uduhaye ko kuba imbere yawe, turabigushimiye nushimwe. Nyemerera weze ubugingo bwacu, weze n'imibiri yacu, aho tutagukiranukiye hose utweze. Niwamara kutweza, niwamara kudutunganya, unyemerere amazina yacu yandukurwe mu gitabo cy'irimbukiro, uyandike mu gitabo cy'abazahabwa ubugingo kuri wa munsi uhoraho. Aka kanya tukagutumiye mu Uwiteka, ngo inubane natwe mu izina rya Yesu. Uvugane natwe, ukorane natwe, ukore byose. Duhamagaye abamarayika bawe kugira baze babe hagati muri twe. Mwuka wera tumanukira, amavuta yawe amanuke mu izina rya Yesu. Ineza yawe igaragare kuri twese. Urakoze kuri data wa twese mwiza, kandi ugakoze kuri Imana ishoboye byose muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Claudine, tuguhaye ikaze kuri Concord TV show. Uko wabivuze twarukanaga umwaka ushize, ubu turi 2026. Amakuru ni meza. Ko wahisemo ko dukora ikiganiro uryamye? Hari impamvu nabihisemo. Mu kanya ndabyuka. Yego. Hanyuma nasomye ijambo ry'Imana. Uziko ngiye kukubwira ibyo utambajije. Oya nabikubajije byose, naguhaye umwanya. Rirambwira ngo umunsi umwe hariho umugore.
ngo uyu mugore nagasi uyu murwayi ntago mbizi niba ari umugore niba ari umugabo niba ari umusore niba ari umukobwa ariko ni umurwayi ngo yari ari ku kidendezi ahamaze imyaka 38 ntago tubizi nimba arizo yamaze niba ari umwaka umwe gusa Bibiliya itubwira ko yamaze imyaka 38 ari ku kidendezi arwaye atagira se waba umujugunyamo atagira nyina waba umujugunyamo atagira se wa sekuru umujugunyamo atagira inshuti imujugunyamo atagira umuhanuzi umujugunyamo nta munyamakuru yagiraga umujugunyamo nta kamera yagiraga imujugunyamo Bibiliya iravuga ngo umunsi umwe marayika ngo yamanukiraga mu mazi ngo kandi ntabwo byabaga rimwe na rimwe ngo hanyuma umuntu wese wijugunye muri icyo kidendezi ngo akabasha gukira indwara iyo ari yo yose arwaye ubwo niba ari indwara y'inzara yarakiraga niba ari indwara y'amadeni yarishurwa buri ndwara Bibiliya irambwira ngo uyu muntu yajya kwijugunya mu mazi ngo bikanga kubera nta gisunika agira nta muvugizi afite nta n'umurengezi afite ijambo ry'Imana rirambwira ngo uyu umuntu umunsi umwe ngo marayika w'Uwiteka cyangwa se Yesu Kristo ngaramanuka ari kwitembatemberera ari kwigendagendera mbese yasohotse Bibiliya iravuga ngo ageze kuri uyu murwayi umaze imyaka 38 ku kidendezi ngaramubaza ngo mbese wa murwayi we ushaka gukira ko ndi kubona wirambuye ku gakeka karimo n'amabara ya move nkaba ndi kubona wiyoroshe kamera ikuri imbere ushaka gukira baza abakunzi bawe ngo mushaka gukira Bibiliya irambwira ngo uyu muntu aramusubiza ngo njyewe gukira ko ntago byakunda kuko singira umuntu njugunya mu mazi kokoro umviga ijambo yaramubwiye ngo singira unjugunyamo iyo nza kumugira ntago mba maze hano zino myaka ufite umuntu kujugunyamo ntago wamara 30 utarashaka ufite ukujugunyamo wahita ubona n'umunyakigali kubwatereka ngo uze n'umudayasipora kubera ko ashoboye kukujugunyamo Bibiliya iramubwira ngo nta muntu n'umwe ngira unjugunyamo kwa data wacu barananiwe kwa mama wacu barananiwe kwa onkere barananiwe rwose na konkorode ntagakiza kunkoresha ibiganiro yarananiwe ubu nkeneye umuntu njugunya mu mazi gusa ngo Yesu aramubwira ngo mu mbaraga mfite mu bubasha mfite mu mbaraga nahawe n'Imana ariyo data wa twese wandemye haguruka wikorera uburiri bwawe witahire yego Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Uyu munsi ndikumva ntavuga ibintu byinshi oya pe nta bintu byinshi ndababwira nje kubwira abakunzi bawe nanga banje ngo umaze imyaka myinshi uri ku kidendezi 2025 yagusize ku kidendezi wicara mu mwaka wa 2026 ku itariki ya mbere ari ku bunani uri ku kidendezi ebyiri uba ku kidendezi eshatu uba ku kidendezi ine uraguma uba ku kidendezi itanu ntiwabona ukujugunyamo ku nshuro ya gatandatu wabuze ukujugunya ku nshuro ya karindwi ubura kujugunya ku itariki ya 8 wabuze kujugunya haleluya amen haleluya amen ku nshuro ya 9 wabuze kujugunya umugabo mwashakanye yananiwe kukujugunya umugore mwashakanye yananiwe kukujugunya abaririmbyi muririmbana bananiwe kukujugunya mu kidendezi oya barabinaniwe utunze kamera iwawe ariko yananiwe kukujugunya mu kidendezi utunze televiziyo ariko yananiwe kukujugunya mu kidendezi nukuri kwima konkoro uzubona bibabaje cyane ufite ibitanda byiza n'amasupanete meza agezwe ariko byananiwe kukujugunya mu kidendezi kabaye byananiwe kukujugunyamo ariko uyu munsi nkuzaniye ubuhanuzi cyangwa nkuzaniye ijambo riri kukubwira ngo igihe umaze ku kidendezi kirahagije mubyeyi mugabe igihe umaze ku kidendezi kirahagije musare igihe umaze ku kidendezi kirahagije mukobwa we umaze igihe kinini ubengwa ico nico kidendezi igihe umaze kuri iki kidendezi cyitwa kubengwa kirahagije umva nubwo bawonkere batakujugunya dufite data wa twese mwiza Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Igihe umaze ku kidendezi kirahagije ngo Yesu aramubwira ngo haguruka wikorera uburiri mubyeyi we haguruka mu madeni ufite nasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro ibice 12 umurongo wa mbere rirambwira ngo Imana cyangwa si Yesu ngavugana n'umugabo witwa Aburahamu aramubwira ngo haguruka muri iki gihugu cyanyu usige byose wiyerekeze mu gihugu nzakwereka haguruka
konkoro haguruka yego haguruka mu bibazo wari ufite Hallelujah. ubu nanjye ndahagurutse haleluya ubu ndahagurutse haguruka mu nzara nyinshi wagiraga Yego. haguruka mu bibazo byinshi wagiraga nta nshuti wagiraga haguruka muri ico cange Hallelujah. ariko nta byo kurya wagiraga haguruka muri ibyo bibazo nta myenda myiza wagiraga haguruka muri uko kutajyanira mbese haleluya Amen. ndavuga ngo haguruka hari igihugu kimwe nshaka kukujya kwerekezamo kikana ariko iki gihugu ntabwo ushobora kukijyamo ukica ahubwo haguruka igihugu cyo kudashaka byagusema abantu bawe badukurikiye none abatuye mu Rwanda n'abatuye mu mahanga bose bavuge gukomera kwawe bose bavuge neza yawe bari kutubwira ko hari igihugu bari barimo kitabashimishije ariko bakibagurukishijemo kuri tariki ya 18 zisatira 19 none bakaba bavuye muri iki gihugu bagiye mu kindi gihugu cy'amahoro urakoze kuri data wa twese komeza uduhana umugisha n'ubwoko bwawe muri byose mu izina rya Yesu amen yego nimero y'umuhanuzi Korodina ni 0786 15 18 30 wamuhamagara mugafatanya gusenga ibibazo bikurembeje umaze imyaka n'imyaniko ku kidendezi Imana ikakigukuraho Imana yo mu ijuru ibahe umugisha.